iki n'amabyinzo garanshira nyugo ahantu hari urusaku asiki ayede izikaritsiye ni kuzimwe ku isi namwe asiki y'inyaruda nawe uretse ubu izikaritsiye iri yahe usibye ko nasinze nkasinda benshi ubu ndabye nta kabari kari hafi ngo yishakire inzoga karitsiye itaba abakobwa itaba mu nda urusaku zibana ziganisha harya ubu ndihera nimba nibuka iyi ni Kimisagara ni Gikondo nihe rero nabera nitwa mavide mbuze ubwenge pe aho ndabuwanda noneho ko nabyera inshiranye iyi karitsiye ubona nta kabari kari aha wunganisha inonganisha n'ibijumba nyirakanyungu salamu sasa yone urabonja ntabwo uri umunyakana ntabwo ubonye ntabwo mbonye nangahe ubunyobwa na sense uzuko inzoga zishizemo anko ni ikibanza ni poroti nangwa uri umukomisiyoneri ubunyobwa nangahe ubunyobwa na sense tuhera desenari nimba ubonja ndarya tubiri n'akandi desi akangana n'ibyo n'akadesi n'akandi karitasi kanarimo mani koresha kode ubunyobwa bitese sasa none se buretse ari ibirungo yera nshaka ko tuvuga mwe mucuruza ubunyobwa n'akabari icyarimwe cyangwa n'akabari kari mu bunyobwa cyangwa n'ubunyobwa buri mu kabari reka twumvikane sasa gabanya amahane amagambo make feri nyinshi tanga ikirego cyawe hanyuma nyine njyewe mfite ikibazo ngeze hano mbona ubunyobwa ndebye ku ruhande mbona byeri hano mugurisha iki mugurisha ubunyobwa cyangwa mugurisha byeri kareba ibibaye ibirori byacu tega amatwi ntabwo uje hano kudukontorora urashaka ubunyobwa urashaka byeri noneho se ariko ubundisha wowe unywera he abereye nyoko urambaza turazi gusa uzanyemo amabere kandi wowe bigenze gute none se unywera heho kanywa inzoga biroroshye noneho subiza ikibazo ndi kukubaza unywera mu kahe kabari urashaka kuzingurira nangwa nsobanukirwe noneho turaza kubikora gutya reka tuvuge ko njyewe nawe duhuye tutaziranye ariko kwanza turaziranye ibyo ari byo byose nubwo tutaziranye turaziranye ntabwo twabura kuba dufite akabari twasangiriyemo sibyo uko biri kose ibyo uvuga ni ukuri ako kabari rero nyibutsa ni akahe twasangiriyemo kubera rero ukuntu nsanze meze neza ubu ni izina ntaryo nibuka harya ubundi buretse harya ubundi bakwitana akubwira ko meze neza ukambaza ndi bize ubu ndi bize urahuze nimba ubuze none tuba turi kuvuga ku bya ka kabari none se harya ka kabari twahuriyemo bakita si ka kandi gacuruza ibinyobwa ndabyibutse reba ka kabari kari musandi kuri ya butike bacuruzamo byeri zikonje n'izishyushye bamuginga we ngenda byibutse wowe wabyibagiwe uwa fake wowe ko mbona washiriwe se harya ngo twavuze ko unywera mu kahe kabari agacuruza ibishyushye n'ibikoni ngewe nywera muri ka kabari ko hirya mu rugo kwa Esiteri ahubwo reka nkwereke rero reka ngusengerere icupa urabyumva gute
nkunda umugabo ntacyo amaye ariko ubwo ushyizemo byeri murakoze turabanza mu binyobwa muri byeri. Reka duhite murabona njye akabari nkweramo ni hahandi munsi yo kwa Esiteri sibyo ariko arya banywera mu kubunyobwa ubwo turajya mu kahe. Esiteri arahonja agabundi ni mwiza gusinda ureba igitsina gore ni byiza noneho turajya mu kahe turajya mu kawe cyangwa turajya mu kanjye kuko ari wowe ugura urahitwamo. Mano, sintaje, mano, reba nk'ahantu waba turaburiye kwe, reba nk'ahantu waba turaburiye abadazi. Ndi kukubaza turajya mu kabari kawe cyangwa turajya mu kabari nsanzwe nkweramo. Ariko icy'ingenzi ni akabari nangwa icy'ingenzi ni inzoga. Nje ntukampe. Icy'ingenzi ni inzoga n'akabari. Oya. Ndumva nta kintu. Shaka inzoga akabari ntabwo ari ifoto. None reka nkwereke akabari kawe ntabwo nakajyamo uraza tujye mu kanjye uraza cyangwa ntabwo. Oya urabyanze kandi ngiye kukugurira rero kwa Esiteri ni kure ntega amatwi aho nywera ni kure ko biri twarebamo hagati no hagati karitsiye ntabwo twabura aho tugura. Reka nkwereke igitekerezo kuva kwa Esiteri ugera kuri ka kabari karimo hariya hagati harimo kilometero 2 na santimetero 53 sibyo. Ibyo bintu biransaba gukoresha ubwonko tega amatwi ngenza gake ndasa ku ntego santimetero ibyo bintu hariya harimo kilometero 2 na santimetero 73 kuva kuri kariya kabari k'ubunyobwa ugera kuri ka kandi ko hagati hangana gute uko byumva ngende ntasobanukiwe. Ikibazo wowe ukoresha umutwe wiyogoshesha gusa none ariko cyakora wateye imbere ndagukunze ko rero umuntu w'umugabo usigaye ukoresha umutwe wambara na kasike shana aho ubundi wo kucyambara kasike ahangaha turi umuhanda wangegera. Kwirinda biruta kwirinda biruta kwivuza. Ubu se bashugunye ibuye rikajya muri ako gahanga kameze nk'ityazo hanyuma asanga mu muhanda ni ku ishantiye se ngo urambara amakasike ariko ndagukunze ufite ubwenge kankubiteho ruza nose kumbonye ku cyumweru ubu mbonye kuwa mbere kwahura n'akaga ngiye kuwa mbere muvuga n'icyongereza atansiye. Reka nkwereke rero tureke kwizimba mu magambo akabari kanjye kari kure ntabwo twakajyamo sibyo kilometero 2 na santimetero 75 ni kure kandi n'akabari kawe ko kwa Esiteri ibintu by'ubunyobwa ntabwo mbikunda tujye kubariranya tugeremo hariya hagati njyewe ndabizi neza ko ari akabari ntabwo ari kure nkugurira icupa uri tayari cyangwa ni bimwe byawe. Nahagaze nabishireka tugende ubwo none tujye ku kabari tujye ku kabari twagiye